Hello guys, welcome back. Nk'ibisanzwe ni Shizoji, umwami w'ubwiza bw'abagore n'abakobwa, the king of Nyash and the beautiful girl. Ku bantu bashya, icyo gukora no gukanda like, share na subscribe, utibagiwe comment, nawe w'igitsina gabo ndagusoje. Harashize igihe kirekire tudakora video, hashize igihe gisaga ukwezi nta video nshyashya mperuka kubona kuri no muyoboro. Harabayeho uburwayi bwatunguranye bw'indwara y'ibiheri. So iyi rero ukaba ari treatment mbazaniye iraza kubafasha nawe ufite ikibazo cy'ibiheri. Abanyandikiye inbox ngo mbabwire ku miti ndimo nkoresha, ngangiye kwereka treatment cyase uburyo wakoresha mu rugo ugakira ibiheri. Gusa ubonye bitari kugufasha wanyandikira kuha cyase nkakwereka imiti yindi yo muri pharmacy wagura idahenze cyane, cyangwa se nkaguhuza na muganga wagufasha gukira icyo kibazo cy'ibiheri burundu. Murakaza neza rero muri video, mwibutsa yuko iki ni ikiganiro gira ubuzima mukurikira kuri imyenge news no kuri Shizoji update news. Ubwo rero umuntu uri bukenere video ndende documentaire y'uburyo byatangiye, uburyo byagenze, igihe byamfashe kugira ngo nse nk'uworoherwa kuko nanobo sindakira neza. Gusa uko biri umuntu yatangira no gushimira Imana kuko aho bigeze ago twakekaga yuko bizahagera. So ntizinjye mu magambo rero twatangira na video yacu. Iki ni ikiganiro gira ubuzima mukurikira kuri imyenge news no kuri Shizoji update news, mukaba mugikurikira kuri YouTube. Mbere na mbere rero ugusaba kuba ufite umwanya wo kureba ino video ukayirangiza, ko ngiye kubereka imiti igera nko mu miti 10, kandi iyo miti yose ugomba kuyigerageza. Niba umwe wanze ugakoresha undi. Ni mu gihe rero kisaga ibyumweru 2 byonyine ukaba ubonye imyinduka, ukaba watangiye kugira uruhu rwiza, ruri smooth, rudafite igiheri kandi rwihanganira. Urabizi neza ibiheri ni indwara nyine ikwangiriza uruhu, ugasa nabi, gatangira kugenda bakunenagurwa sida ndetse n'ibindi, kuko ibiheri iyo bize kwisura nyine birayangiza, bigatuma ugaragara nabi, ukigunga, ndetse sometimes abantu bamwe na bamwe bakaba baguhunga. Ikintu cya mbere rero, umuti wa mbere turakoresha ibumba ry'icyayi. Ibumba ry'icyayi rigufasha nyine kuba wasukura uruhu rwawe, kandi mbere yuko applyingaho iri bumba ugomba gushyiraho coconut oil. Ubundi buryo bwa kabiri no gukoresha ubuki. Ubuki buriya bwifitemo niba twabyita ngo isukura ruhu, cyangwa se nyine bwifitemo ubushobozi bw'uko bwasukura uruhu rwawe ugatandukana n'abantu bagira tuno duheri dutoya cyane ku maso. Bamwe bababwira ngo ibingibi ngo babiri mu muryango ngo ntabwo byakira. Gisigaho ubuki urebe yuko ubwo buheri bwawe buteta buvaho mu gihe gito cyane. Ikindi ni lemon juice. Lemon juice mu Kinyarwanda cyiza twayita nyine umutobe w'indimu, zino ndimu zisharira. Uno mutobe w'indimu zisharira urwanya gukanyarara k'uruhu cyangwa se gusatagurika k'uruhu, ndetse unaringaniza amavuta ku mubiri. Aloe vera murabizi neza ni igikakarubamba, kuko no mu musatsi mwana mbabwira gukoresha igikakarubamba. Igikakarubamba cyiza wamanjije nyine kuvumbika, ugakoresha ari amazi yo mu imbere. Amazi yo mu imbere aba yifitemo intungamubiri, cyangwa se aba yifitemo isukura ruhu ku buryo aza ku ruhu rwawe ikarugira neza. Ku bantu barwara ibiheri hari abakoresha igikakarubamba kuko nyine nicyo kiri na available ahantu hose. Igikakarubamba cyagufasha ukagisiga neza atari kibisi, uramanza ukakivumbika, then wamara kukivumbika wabundi kiba gitangiye gushyuha ukagisatura ugakoresha ari amakakama aba ari imbere. Igikakarubamba cyagufasha. Ikindi ni apple cider vinegar. Iyi ni vinegar, sinzi niba hano mu Rwanda wapfa kuyibona, gusa ku bantu bakeneye uburyo bwo kuyikoresha bwo ni burebure cyane, ariko inbox nagufasha. Ikindi wakenera ice cyangwa se urubura. Wakoresha urubura ukarushyira nko mu musego, hanyuma ukayigenda unyuza ku isura gake gake, hagenda hakonja habobera gake gake. Izi ni treatment zigera nko mu 10 nabateguriye. Green tea, koresha green tea, cyangwa se ufate ari amayani yabyo. Ubwo ndavuga nyine turiya dufu bakoramo n'ubundi iki cyayi, utushyire ahantu runaka, uduponde, hanyuma utwisige ku isura nimugoroba ugiye kuryama, uze kubikaraba mu gitondo.
ikindi ni witch hazel. Iyi witch hazel ku bantu nyine bafite ibiheri noneho bikabije nk'ibi byanjye, byaba byiza ukoresheje natural reduced oil, kuko nyine iyi ngiyi ifasha noneho mu gukamura cya giheri ewana ikacyumisha, nyine ikagifasha kuba cyatuza neza. Uko bikorwa nyine urafata agatonyanga kuri buri sura, ubwo ni nk'udutonyanga 3 tuba duhagije. Coconut oil, aya mavuta yo barayacuruza, ariko ujye ushaka coconut oil nka 80% nyine ibikozwe na coconut oil, uko amavuta amwe namwe usanga harimo coconut oil, harimo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ikindi kintu wenda wakoresha tuvuye kuri no coconut oil, ikindi kintu wakoresha ni sea salt solution, ubwo no munyu w'inyanja. Umunyu w'inyanja sinzi niba bakiwucuruza, gusa hari abantu babazunguzayi bazaga bawufite, uriya nawo ugiye ushyira mu mazi ukagenda wisiga ku maso byakunda. Banana peel, ubwo ni igishishwa cy'umuneke. Nyamuneka ugenda ubona video z'abantu bagiye batandukanye bari gukoresha kino gishishwa cy'umuneke bakisiga ku isura, ukavuga ati si biri biki, ariko igishishwa cy'umuneke kirahambaye, gifitemo niba twabyita nyine gifitemo ubushobozi bwo kuba cyahanagura isura yawe. Ushobora no gukoresha kokomble nzanabibakorera ku bantu bashaka kugira amaso y'umweru, ko yanagufasha kugira amaso y'umweru. Kokomble nayo ifite ubushobozi mu guhanagura isura yawe nka gutyo uri kubibona. Ushobora gukoresha kuwinywera amazi, byoroshye nyine ukinywera amazi menshi cyane, nabyo byagufasha nk'ibirahuri byibuze 8 buri munsi byagufasha. Noneho ikirenze ibindi byose ni ukurya neza, ukarya ibiryo nyine bigizwe n'imboga n'imbuto, itera imbaraga n'ibirinda indwara, ukarya neza hanyuma ukaryama neza. Mwakoze rero kubana nanjye muri no video, reka durire muri video y'ubutaha. Niba ukeneye documentaire ndende ifite nk'iminota 30 kuzamura y'uburyo nivuye ibiheri kuva ku munsi wa mbere nagiye mfata ama video kugeza aho bigeze ubu ngubu, ubyandike muri comment, hanyuma kuri video izakurikiraho yagira ubuzima aba ariyo documentaire tuzabahereza. Reka rero mbabwire ngo mugire amahirwe n'imigisha mu byo murimo byose. Ngiye mwari muri kumwana kuri micro ni Shizoji, mwami ubwiza bw'abagore n'abakobwa, the king of Nyashandi beautiful girl. See you tomorrow, cyangwa se mu biganiro bikurikira. Ciao ndabakunda cyane. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara Your pressure is our focus. Iki ni ikiganiro gira ubuzima mukurikira kuri Mind Empire News no kuri Shizoji Update News, mukaba mugikurikira kuri YouTube.